umva nkubwire wari uzi ko buriya Mutoni atari uwa Seburikoko njye ndabizi neza hano muri Gatoto di Mutoni si uwa Seburikoko. umva nkubwire wari uzi ko buriya Mutoni atari uwa Seburikoko njye ndabizi neza hano muri Gatoto di Mutoni si uwa Seburikoko. Murakoze cyane, nitwa Nyirasafari Chantal. Impamvu ntangiye gutyo nakinnye muri Seburikoko ndi umwe mu bagore bari barimo kubara inkuru yuko Mutoni atari uwa Seburikoko, ariko mu by'ukuri kaba ari akazi ntabwo ariko biba biri. Murakoze. Yes, Nyirasafari ngira ngo Chantal tugusanze hano Rwamagana hano mu ntara y'Iburasirazuba niho utuye? Yego ntuye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana mu mujyi ni naho nkorera. Umuntu akurebye kuriya wa mugani muri Seburikoko abona ko ushobora kuba uri umukobwa w'ingare ugira winjajwa ugira utuntu tw'utugambo cyane, umuntu ashobora kubihuza n'ubuzima bwawe busanzwe akagira no mu busanzwe niko bimeze, ariko umuntu akurebye gutya ugaragara nk'umuntu utuje uri pose witonze. Ubwo buzima bwombi ayo masura yombi uyahuza ute kugira ngo abe ari mu muntu umwe? Okay, murakoze cyane, ndetse n'ubu muri iyi minsi hariyo ndimo gukina bitangwa GATIMBA. Noneho nkina nica umugabo, ahubwo noneho kugira ngo wumve ko tujya mu masura menshi ku cyuma ndebaho rwose mba ndi kugikaraga bihagije, ariko aya masura ntabwo ari yo y'umuntu asanganywe nk'uko bivuga, ni mudu iyo terime gukoresha mudu wowe urabyumva cyane nk'umunyamakuru, ni ibintu ujyamo n'impano yawe uba ugeze muri cya gihe cyo kujya muri ya sura, ariko mu buzima busanzwe ndi umuntu usenga w'umukristo. Yego ni sociable ariko ntago ndinjajwe. Jese umuntu rero yumvisha abonye ibintu kina koko uburyo ukina ibintu navuga ko ntago ubu bishakisha ni ibintu biba biri muri wowe, ashobora guhita yibaza ati se Chantal amaze igihe kingana iki muri sinema? Urakoze cyane, natangiye umwuga wo gukina filimi 2011, natangiriye kuri filimi bitanga ikosa n'iryande. Ni filimi yamenyekanye ndetse ndakeka ko ariyo yatumye menyekana nanjye nkajya mu ruhando rw'intore gutozwa, ubundi ndatabigwa ntago noroshye naratojwe. Za mbere ndi umunyarwanda akazi rwose wabimburiye abandi mu kujya gutozwa. Yego. Yes, umuntu wabyumvishe urumva ko niba umaze imyaka igera mu 9 yose muri sinema nyarwanda, ibyo aribyo byose harimo imbogamizi uba waragiye uhura nazo, cyane cyane ko nk'abakobwa ugitsina gore navuga ko muri industry zose hari uburyo bijya bigoranamo. Wowe ni zihe challenge wahuye nazo muri sinema? Urakoze cyane, nkuko urumva ko natangiye igihe gishize ni kinini, nakabaye maze kugera ku rwego rushimishije, ariko umuntu ntago ajya abura, ariko naho ndi ndahashimira Imana kuko ntago nigeze ncika intege, ariko imbogamizi ni nyinshi. Bimwe mu byo duhura nabyo, hari abantu babona wagiye muri uyu mwuga bakakwita irindi zina, bakakwita indaya, bakagufata mu yindi sura, waba usenga ntibumve ko uri umukirisitu, bakagira ngo ibyo ukora ni nabyo bikurimo, ariko ntago ariko biri. Izo ni zimwe mu mbogamizi tugira. Ikindi wenda abantu bamwe ntago bajya bakunda kubivuga, ariko hari nk'igihe umuntu aba afite story cyangwa ari we mushoramari kuri filimi, aha naho bijya bitugora, ntago nabura kubivuga, bibaho bajye babyihana bamwe na bamwe, byagiye bimbaho. Umuntu akajya kugukinisha filimi, ariko yajya kugukinisha filimi ukumva arakubwiye ngo uzaze gufata script mu rugo. Eske ukibaza script iba mu rugo iwe niho ibiro bye biba? Icyo gihe kuko buriya tugira ubuyobozi bwiza bwa sinema, wegera ubuyobozi ukabubwira uti njyewe rero nabonye umuntu ariko yansabye iki, akavuga ati ntago bishoboka, nanone script siba mu rugo iwe guteka atariho ahaba ibiro bye. Izo ni zimwe mu mbogamizi tujya duhura nazo bigatuma ugenda gake. Yego ntago ari kuri buri bose, ariko nazo zibamo mu mbogamizi. Nicyo kintu nashakaga guhita nsimbukiraho wa mugane, navuga ko uyu munsi wenda uri umumama ufite umugabo n'abana, ariko watangiye sinema ukiri umukobwa kugira ngo utaragira umugabo. Ibyo bintu mujya mugenda muhura nabyo, reka twirure tubivuge mu mazina yabyo. Hari ikintu cyakunze kuvugwa cyane muri sinema nyarwanda kijyanye na ruswa y'igitsina, ibyo bintu byakubayeho koko?
urakoze cyane byambayeho nka kabiri ntabwo natangaza abantu byambayeho ndetse nanacika intege ariko buriya tugira ingeri nyinshi zitandukanye ababyeyi abasaza tukabegera n'abatubanjirije ukambwira ngo njye byangendekeye gutya yambwiye ngo nze gufata sikiributi mu rugo yatangiye kunyumvisha ko wenda nkunze kandi abona ko ibyo bidashoboka ariko bakakuganiriza bakakubwira imico n'imyifatire biranga umunyarwandakazi ibyo bikaba bimwe mu bituma utacika intege mu gukora akazi kawe yego umukobwa ntabwo ari umwe ngo atukishe bose ntabwo ariko bose bameze ariko iyo mu matungo hajemo igisuma murakirwanya Yes, uti iyo mu matungo hajemo igisuma murakirwanya ibyo bintu koko byakubayeho navuga ko tubwiye ko byakubayeho wenda inshuro zigera muri 2 uyu munsi aho ugeze navuga kugeze ku rwego rushimishije nubwo wenda utaragera aho wifuza kugera abo bantu batangiye bakwaka ruswa y'igitsina uyu munsi muracyabonana cyangwa hari izindi projet mwigeze mukorana urakoze cyane buriya rero abantu bakora sinema n'abana beza iyo umaze kuganira na bamwe mu bakubanjirijemo ukaba umunyarwandakazi ubifata nk'aho ari ikiganiro cyabayeho wowe ukagira ubwirinzi kuri wowe icyo bita kutiyandarika nyine kubera ko n'undi wiyandaritse ibisuma byagusingira ariko ugira ya ndangagaciro y'ubunyarwanda ubu rero turahura cya kintu ukagaragara nk'aho kitanabayeho mugakomeza mukabana hari nakubajije ngo hari bamwe muri abo ngabo mwakomeje gukorana projet noneho hakaba hari nka filime mwigeze mukinanamo oya nkanjye wenda sinzi ukuntu nteye njya ndwara indwara yo kuzinukwa iyo mbonye unyinjije muri iyo kariyeri yawe mpita nyine nkugendera kure tuba twararekanye ariko bitavuze ko tutahurira mu itorero tutahurira mu nama tutahurira mu mushinga umwe tukawenjoyinga twese yego Yes, wagiye uvuga cyane ku bintu by'abashoramari ariko umuntu ayibaza imyaka umaze muri sinema koko wowe ntago urafata projet yawe uvuge ngo ibyo ari byo byose experience imaze kugira muri iki kintu nanjye iranyemerera kuba nabyimba projet yanjye nk'umukinnyi umaze kugira aho yigeza ati ndeka nanjye mpagurutse projet yanjye wenda filime yanjye ibe feature story y'ifilime irangira cyangwa se ari filime y'amaseri uvuge ngo reka nanjye iyi projet nyibyimbe nshaka abatera nkunga nshaka abakinnyi hanyuma tuyibyimbe projet ijye hanze urakoze cyane umbajije ikintu gikomeye narabigerageje ariko ntabwo nabashije kugira amahirwe yo kubikomeza ngo mbikore biranga ndavuga reka nkomeze mbe nkorana n'abandi haracyari igihe nanjye bizashoboka ko nkora ibyanjye ariko n'ubundi biba byiza bibaye urufatane hanyuma imbogamizi zabaye izihe kugira ngo byange biba bisaba ubushobozi bwinshi butandukanye kubera ko burya biba byiza iyo ukoze projet utazasaba inkunga waramaze kugira bimwe wizeye haba hakenewe za kamera haba hakenewe location nyinshi zitandukanye bivuge rero nyine biba byiza iyo utangiye projet warabishyize ku murongo warabibonye rero ntabwo nigeze ngira ubushobozi cyangwa amahirwe yo kubona ibyo byose ariko nanze kuryamisha impano yanjye cyangwa ngo nyizimye niyo mpamvu nakomeje gufatanya n'abandi mu gukora navuga ko urugendo rwawe ntabwo rwari rworoshye ibyo byose wavuga ko ari inzira y'umusaraba nawe wanyuzemo muri sinema ntabwo yaba abeshye hari ibintu byinshi umuntu agenda anyuramo kuko kugira ngo wifate uve i Rwamagana ujye gukina i Kigali uyu munsi uba uri umwe mu bakinnyi navuga ko bahagaze neza muri sinema nyarwanda aba abakobwa cyangwa se b'abamama b'abadamu navuga ko ari umutima wo gukunda sinema ari ubushake ari impano kuko umuntu aba yifitemo ese nta kuntu byaba bibangamira umugabo wawe urakoze cyane buriya rero ibintu byose ni ukubanza kubitekerezaho mukabiganiraho neza kubera ko yari azi ko nkunze impano kubera ko yabonye umusaruro wabyo kubera ko hari abagenda abona banduseho cyangwa bangana nanjye babikora kandi ari umwuga utunze umuryango nta kibazo abigiraho we yumva yashimishwa nuko yabona nazamutse nagize aho ngera ariko nanone kubera ko bantuye muri Rwamagana hari byinshi bitangeraho byo mu mujyi kubera ko Rwamagana ntabwo turabasha kugira amahirwe yo kubona abaterankunga ariko dufite impano zirahari abakinnyi barahari mbega kereka ushiritse ubute nyine nk'uko yabona Chantal akavuga Chantal naramubonye kandi arashoboye kuko ndakeka amaze gukina filimi zigera nko mu 9 rero hari ukubona agahita abona ko yawe ariyo nyine ihuye nawe bikaba ngombwa ko aguhagurutse Rwamagana ukajya i Kigali ariko mu mbogamizi zirimo no kuba muri Rwamagana
nta bantu babashije bafite uwo mushinga si ukuvuga ko hatari ababashije barahari bafite ubushobozi pe kurabizi ko n'akarere ka Rwamagana tujya duhara hafi mu myanya ya mbere urumva ko dushoboye ariko ntabwo baritinyuka ngo bumve ko sinema nyarwanda ari akazi nka kandi ari bizinesi nk'iyindi. hanyuma wenda reka tugaruke muri sinema muri rusange tuve mu by'akarere ka Rwamagana cyangwa se mu mpano ziri Rwamagana turebe muri rusange muri sinema nyarwanda. Mu myaka 9 umaze muri sinema nyarwanda urabona sinema nyarwanda ari he yavuye ari he igeze uyu munsi muri 2020? Urakoze cyane aho yavuye ubigeze ahantu heza kubera ko abantu baritinyutse ari abamama baritinyutse ari abana ari abasore ari abasaza ingeri zose zaritinyutse zisangamo wabaye umwuga utunze umuryango. Rero na mbere bajyaga bavuga ngo filime nyarwanda ngo ni ugukina ikinamico hoya ubu ngubu urareba filimi ukabona ni story ugahita utekereza kwa naka ukavuga kwa naka ibi bintu byababayeho kwa naka iki kintu cyarabaye ugahita ubona ko filimi nyarwanda dusigaye twinjira mu story tugatanga ubutumwa kandi n'ubundi icyo tuba tugamije no kwigisha abanyarwanda muri rusange n'abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa n'abasha kugira amahirwe yo kubikurikirana mu zindi ndimi ariko tuba dushaka kwigisha kandi ubutumwa buratambuka. Ibyo ari byo byose wavuga ko nari ngiye kukubaza ikibazo gikubiyemo ibibazo bibiri ariko mpise nsa nk'uwisubiza kimwe. Kuva 2011 uri muri sinema nyarwanda ibyo ari byo byose hari ibintu byakubabaje hari n'ibyagushimishije mu bijyanye na kariyeri ya sinema ariko wavuga ko ibyakubabaje wenda mpise mbikeka kubera icyo watangiye utubwira cy'ibyo bya ruswa y'igitsina ubwo icyo kibazo mpise ngikuramo n'iki kintu cyagushimishije noneho mu myaka 9 umaze muri sinema nyarwanda. Urakoze cyane buriya rero abantu baba muri sinema ntekereza ko ari umugisha kuko ikintu cya mbere sinema buri ikwigisha kwihangana giye byangishije kwihangana kubera ko twajyaga nka muri casting ukumva barakubwiye ngo ugiye gukina uri mu kase w'uyu mwana dukeneye ko mukubita ukajya kumva gukubisa urushyi ugataha ugasanga rwishushanyije ukavuga ariko kubera mbishaka reka nihangane byangishije kwihangana rero kandi ikindi ushobora kuva mu rugo wababaye wumva utanezerewe wahagera wahura na Kanyombya wahura na mama Chantal we Antoinette buriya wakubitana n'umuntu umwe ujya ukina akantu gasekeje cyangwa urabona nka kuriya nko muri SEBURIKOKO urabona ko ari akantu kajya gacaho Sara ari we Mutoni abahamagara papa we ugahita ngo papa we ugahita umukubita amaso ntabure nk'akantu akora cyangwa tujya dukorera nko muri SEBURIKOKO ugahita wibagirwa stress wasize mu rugo ukenjoyinga urumva rero nabyo birashimisha. Nabyo birashimisha ariko umuntu burya ntago bajya bavuga ko impano ari y'umuryango ibyo ngibyo mu kinyarwanda barabivuga ese wowe nta hantu waba ubikomora wenda ku babyeyi bawe cyangwa se mu basokuru niba ko twabyita mu gisekuru cyawe iyi mpano yo gukina? Okay urakoze cyane njyewe rero kubera ibintu byabaye mu gihugu cy'u Rwanda famiye hafi ya bose ntabwo nabashije kubagira abo bakuru njyewe ntabwo nagize amahirwe yo kumenya cyangwa yo kuba bahari ariko mu mateka ngenda mbwirwa n'abake basigaye ntabwo bigeze bambwira ko wari ufite iyo mpano njyewe n'impano yanjye Imana yanyihereye nyine ndayishimira yarakoze. Yes Chantal ngira ngo dusoza n'iki kintu wabwira abakobwa bari muri sinema nyarwanda n'iki wasaba noneho abashoramari nanone haba hano mu karere ka Rwamagana cyangwa n'ahandi hose mu Rwanda kugira ngo ikintu bashobora kuba bafasha sinema nyarwanda? Okay urakoze cyane ikintu nasaba abakobwa cyangwa abamama cyangwa muri rusange abantu dukora sinema nyarwanda icya mbere dusenyera umugozi umwe icya kabiri twiyubahe twubahana ibyo ni bimwe mu bizadufasha n'ibyo nabasaba. Hanyuma ikindi nasaba abashoramari nibatugane kuko dufite impano baze dufatanye kwigisha u Rwanda n'Abanyarwanda n'abari hanze yarwo kugira ngo twikure mu bukene cyangwa tugire aho twikura tugire aho twigeza kandi heza kandi dushimiye naho tugeze rwose n'ukuri Imana ishimwe yaduhaye ubuyobozi bwiza reka nabwo tujye tubushimira buriya abantu bakora ikintu kijyanye n'umutekano bose turabashimiye ndetse n'umuyobozi wacu w'ikirenga perezida yarakoze Imana yamuduhaye ibizi ko bizamera neza
kuko ibi dukora byose tudafite amahoro ntabwo twabikora. Igihugu kitarimo amahoro ntabwo wajya hariya ngo utere kamera ukore ishusho ryiza. Imana ishimwe rero yaduhaye ubuyobozi bwiza, ikomeze no kutwagurira imbago kugira ngo tubone abashoramari tugaragaze impano zacu tuzagure. Murakoze. Yes, reka tugushimire rero, urakoze cyane. Namwe mwakoze gufata umwanya wanyu mukatugana. Imana ibahumugisha kandi muzagaruke. Yes, ni Free Life TV rero, aho tuba tugenda tuganira n'abantu batandukanye, abastari batandukanye baba baragiye bakora izina mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tukagenda tukabasanga aho batuye, tukamenya ubuzima babayemo, tukamenya n'ibyo batekereza ndetse n'igihe batangiriye bakora ibyo bari gukora uyu munsi byatumye mubamenya. Nkuko twabasezeranyije rero ko aho muzadutuma hose tuzagerayo, n'ubundi ibi bintu narababwiye ngo bazajya bakubitira convention, twebwe tumanuke mu kabuga ka Musha. Niyo mpamvu uyu munsi turi mu ntara y'Iburasirazuba rero mu karere ka Rwamagana. Ngira ngo mwabonye ko turimo tugenda tuganira n'ibyamamare bitandukanye bituye mu karere ka Rwamagana. Jenali J Mubera, iyi ni Free Life TV, mukomeje gukurikirana. Stay in touch.